Mwiriwe mwese, nishimiye kubana namwe muri iyi gahunda yo gukomeza gusangira ubunararibonye ngo dufashe abakiriya batugana bafite ibibazo bya post traumatic stress disorder twifashishije imyitozo relaxation exercise. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwitozo wundi ufasha abafite ibibazo bya post traumatic stress disorder witwa Mandala. Njyewe nitwa Uwitonze Teresa, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist ukorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma. Ndi kumwe n'umuvolontaire tugiye gufatanya kugira ngo dukomeze kubakinira umukino w'ukuntu bishobora gukorwa igihe clinical psychologist ari kumwe n'umukiriya. Turabikora nk'umukino, ni role play kugira ngo tubereke uko bishobora gukorwa. Arabibwira rero. Amazina yanjye nitwa Mutuyemariya Urujin Rachel. Wakoze cyane kuba witabiriye iyi gahunda kugira ngo dukomeze gufatanya mu gusangiza ubunararibonye bagenzi bacu clinical psychologist bari gukorera hirya no hino mu gihugu, haba mu bigo byigenga cyangwa se ibya leta. Umwuga wacu ni mushyashya, turimo turishakashaka kugira ngo dusangire ibyo twifitemo, dusangire ubwo bunararibonye, twigishanya kuko hariho abawurimo bawumazemo iminsi, harimo n'abashyashya kandi. Tugiye gukora umwitozo bita Mandala, umwitozo ubundi dukora dushushanya. Urafite umwihariko mu gufasha abantu baba badashaka kuvuga. Hari igihe usanga umuntu afite ikibazo cy'ihungabana, mbese muri we kuvuga bikaba byamugoye, yiturije, yigunze, ntavuga, aracecetse. Ukaba wamuhereza uyu mwitozo akora ashushanya, aho agenderera cyangwa se yongera gusura ibyumba by'ubuzima bwe uko ari 4. Hari icyumba cy'ibimushimisha, hari icyumba cy'ibimubabaza, hakaba n'icyumba cy'Imana ashyira abandi, impano yifitemo ashyira abandi, ndetse kandi n'icyumba cy'ibyifuzo bye. Akaza gusoza rero afata intego mu buzima, akagaragaza n'intego afite mu buzima. Hari abo usanga rero bagira ibibazo by'ihungabana, post traumatic stress disorder, ugasanga ntibashaka kuvuga. Uyu rero uba mwiza cyane. Nigeze no kunawukoresha umuntu wari ufite ikibazo, yaramaze amezi 8 atavuga kubera ingaruka z'ibiza, aho inkuba ikubise ijyana ijwi rye, ntiyongera kuvuga. Nza guhura nawe rero mufashisha uyu mwitozo wa Mandala, biramufasha. Nyuma ya sesi imwe twongeye guhura avuga, kandi ubundi yaramaze amezi 8 atavuga. Uyu mwitozo rero urafasha ku bafite ibyo bimenyetso byo kutabasha kuvuga kubera ingaruka y'ihungabana bagize kubera post traumatic stress disorder, mbese iyo ndwara barwaye. Ndashishikariza rero volontaire Rachel nawe kugerageza gukora uyu mwitozo, agenderere ibyumba bye by'ubuzima bwe. Icyumba cya mbere kigizwe n'isoko y'ibyishimo byawe. Ni ibiki bigushimisha? Uratekereza ku bintu bigushimisha, hanyuma ibyo bintu bigushimisha mu buzima ariyo soko y'ibyishimo byawe, urabishushanya hano. Hanyuma uraza gukomeza nanone n'isoko, cyangwa se uraza gukomeza n'ibikubabaza nanone mu buzima, urabitekerezaho, hanyuma nurangiza ubishushanya muri iki cyumba cy'ibikubabaza mu buzima. Hanyuma nurangiza gusura iki cyumba, urajya mu kindi cyumba nanone. Ni ukuvuga ngo umuntu wese mu buzima ibice byose uko ari 4 aba bifite. Noneho uraza no gusura icyumba noneho cy'impano ushyira abandi, ibintu wifitemo uhereza abandi, usangiza abandi, nabyo urabishushanya hari akanya. Hanyuma nurangiza aha urakomeza kandi
usure n'icyumba cy'ibyifuzo byawe mu buzima, nabyo ubishushanye hano. Yego. Hanyuma numara gusura ibyumba byose by'ubuzima bwawe uko ari 4, uraza kuza gusoza wandika intego ufite mu buzima. Yego, ngiye kuguha rero umwanya wo gusura ibyo byumba byawe byose by'ubuzima uko ari 4, hanyuma n'iriya ntego nayo uze kuyandika, nuza gusoza ubwo niba wumva ntacyo bigutwaye uraza kunsangiza icyavuye mu mwitozo ugiye gukora. Ni umwitozo ufasha kwivura ihungabana, kuko akenshi usanga abantu bahuye n'ibibazo n'ibihe bikomeye, icyo twita evenema traumatique cyangwa se traumatic event, usanga hagaruka cyane ibibi bahuye nabyo gusa. Mu buryo bwo kuvura rero umuntu wahuye n'ibibazo bikomeye, umuntu wahuye n'ibyamuhungabanije, umuntu ufite ikibazo cya post traumatic stress disorder, ni byiza ko umushishikariza, ni byiza ko tumushishikariza kongera gusura ibi byumba byose by'ubuzima, bityo bikamufasha kutaguma cyane, kutaba ari ibibi gusa byonyine abona, uramufasha no gufungura amaso abone n'ibindi byumba by'ubuzima bwe. Ubwo rero nk'uko wemeye ko uyu mukino tuwukina, ndagushishikariza nawe gusura ibi byumba byawe byose uko ari 4, hanyuma ugaragaza ibigushimisha ariko mu bishushanyo, ugaragaza ibikubabaza mu bishushanyo, impano ushyira abandi mu bishushanyo, ibyifuzo byawe mu bishushanyo, nugera ku ntego urayandika mu magambo. Yego, karibu agakaramu.
narangije. Yego urakoze kubw'umwitozo umaze gukora. Niba ntacyo bigutwaye ushobora kunsangiza icyo wagezeho, ibyo washoboye gukora. Mu isoko y'ibyishimo byanjye nerekanye hano abantu batandukanye nk'uko uri kubibona, nashyizemo umugabo, umugore n'abana babakikije, bishaka kwerekana ko isoko y'ibyishimo byanjye ari umuryango wanjye. Ushatse wabyandikaho. Hanyuma ibimbabaza mu buzima ni amagambo akomeretsa. Hano nagerageje kwerekana umuntu mu kanwa ke hari gusohokamo ibintu bifite amahwa, bimeze nk'ibibuye bifite amahwa. Nashaka kwerekana ko nyine ari ibintu byica, ibintu bibi bibangamira abandi, kandi koko nk'uko tubizi ijambo rishobora kugira uruhare mu kugira umuntu nabi, rikica umuntu mu mutwe. Ubwo rero ni muri urwo rwego nashushanyije iki gishushanyo. Yego, ni ukuvuga ngo ibikubabaza ni iki? Ni ibiki washatse kugaragaza? Amagambo akomeretsa, amagambo atari meza. Amagambo atari meza, ayo bakubwira se, ayo wumva? Amagambo akomeretsa ahuriye he nawe? Haba ayo mbwirwa cyangwa ayo numva, amagambo yose atari meza ukagira uruhare mu kwangiza, ashobora kunyangiza cyangwa se akangiza n'abandi. Urabyandikaho nabyo. Turakomeje. Impano ushyira abandi ni ugusangira. Nkunda kuba nasobanurira abandi, kuba nabasobanurira, haba hari ubumenyi ufite ku kintu runaka nkaba nabisangiza abandi. Ndabikunda ko iyi ni impano ushyira abandi. Ku gishushanyo hano murabona ndi imbere, hanyuma hano hakaba hari abantu bicaye nko mu ishuri. Kubona mpagaze imbere yabo ndi kubasangiza ibi na biriya nakuye ahantu hatandukanye, haba ibyo nasomye, haba amahugurwa nagize, ariko byose nkaba nabyegeranya nkabisangiza abandi bagenzi banjye. Bagenzi bawe washatse kugaragaza abandi? Nashatse kugaragaza abanyeshuri twigana. Ubwo ni ugusangiza ubumenyi ufite abanyeshuri mwigana. Turakomeza. Ibyifuzo byanjye ni ugukomeza kwiga nkarangiza icyiciro ndiho ubu ngubu cya undergraduate, nkaba nakomeza kugira ngo ndusheho kubona ubumenyi buzamfasha
mu kuba umunyamwuga mwiza w'ahazaza. Ibishushanyo washushanyije ibihe? Nashushanyije igitabo kigaragaza kwiga, kwa Mhm. gusoma, nashushanya n'umuntu hano wakoze graduation yambaye ingofero. Yego. Mm, Ibyifuzo byawe ni uko wagaraduwetinga, ni uko wakomeza kwiga Kwiga. ukagaraduwetinga. Urabishyiraho. Yego, noneho rero nyuma yo gusura ibi byumba byose by'ubuzima bwawe, urabona ibyiza wabidusangije, ibisoko y'ibyishimo byawe ko ari umuryango wawe, ibikubabaza watubwiye ko ari amagambo akomeretsa, impano ushyira abandi ni uko usangiza ubumenyi abanyeshuri mwigana bagenzi bawe, ibyifuzo ni ugukomeza kwiga kandi ukagera ku rwego aho ugaraduwetinga. Yego, umaze gusura ibyo byumba byose by'ubuzima bwawe uko ari 4, ufite iyihe ntego? Intego yanjye mu buzima ni ugusangiza abandi ubumenyi, nkagira uruhare mu guteza imbere umwuga wanjye clinical psychology. Gusangiza abandi ubumenyi ariko bigamije guteza imbere umwuga wawe clinical psychology. Urakoze cyane kubw'uyu mwitozo tumaze gukorana. Kugira ngo dukomeje turashobora gukora n'undi. Bavuze ko mu bintu bikubabaza ubabazwa n'amagambo akomeretsa, uragerageza gucishamo amaso kuri iyi lisite y'amagambo akomeretsa abantu babwira abandi. Uru ni urugero rw'amagambo akomeretsa nabwiwe n'abana bo muri segonderi, bangaragariza ko ari ayo babwirwa n'abanyeshuri bagenzi babo, abarimu babo cyangwa se ababyeyi babo mu muryango. Nawe uragerageza gucishamo amaso, hanyuma ibyo usanga bikureba ujye ugenda uvivura, sibyo? Hano n'inyuma, hanyuma numara kugenda uvivura mu mwanya ndakwereka undi mwitozo turi bukore. Nusanga muri iyi lisite hano hari nta magambo arimo wahuye nayo, urashobora kwandika ayo wabwiwe akomeretsa hasi ukayongeraho. Yego, urakoze kubw'umwitozo ukoze. Ugiye kugerageza kuyandukura aya magambo akomeretsa wabwiwe hano, hanyuma ku rundi ruhande ujye wandika ayo wari ukwiye kubwirwa meza adakomeretsa. Ubwo ni bumwe mu buryo bufasha mu kwivura aya magambo akomeretsa.
Yego. Urashoje umwitozo? Yego, urakoze. Uransangiza uko umwitozo wawukoze. Uransangiza amagambo akomeretsa wabwiwe ni ayahe, hanyuma adakomeretsa wowe wibwira. Mbese bari bakwiriye kukubwira hakomeretsa. Amagambo akwiriye nayo yadusangiza. Mbese icyavuye mu mwitozo umaze gukora. Ubwo ni bumwe mu buryo budufasha kwivura imvugo zikomeretsa tubwirwa n'abandi. Twebwe tukisijera ibyiza. Bakatubwira ibibi, twe tukibwira ibyiza. Yego, uransangiza ukuntu umwitozo wawukoze. Irya mbere mu magambo akomeretsa nabwiwe ni warwana we. Amagambo rero adakomeretsa nagakwiye kuba narabwiwe, aho kunyita urwana umuntu atazi yahamagara mu izina ati hashe. Hanyuma ijambo rya kabiri rikomeretsa nabwiwe uri igicucu. Ijambo ryiza rero ridakomeretsa numva nagakwiye kubwirwa nuko ndi umuhanga, ntabwo ndi igicucu. Urabyibwira wowe umwanya w'uriya muntu wari wakubwiye akomeretsa. Yego, ndi umuhanga. Hanyuma irindi jambo ni warasaze. Njye noneho ndibwira nti uzi ubwenge. Hanyuma ijambo rya kane ryo kumbwira ngo usa na siraje. Njye ndibwira nti ndi mwiza. Hanyuma ijambo rya gatanu rivuga ngo uri mubi. Njye ndibwira nti ndi mwiza, ndi ikiremwa cy'Imana cyiza. Ijambo rya gatandatu mwakomeretsa ni uri ikigoryi. Njye rero ijambo ridakomeretsa nibwira nuko ntekereza neza kandi ndi umunyabwenge. Urakoze cyane. Iyo ni imwe muri tekinike zikoreshwa mu kuvura abantu bagiye bakomeretswa n'amagambo mabi babwirwa n'abandi, icyo twita psychological violence. Undi yakubwiye amagambo mabi akomeretsa umutima wawe, we wibwira ibyiza. Utekereza ibyiza wagombye kubwirwa, ukabona ibyo wibwira. Ugakoresha icyo twita tekinike yitwa suggestion. Iyo ni imwe mu nzira zo guhangana n'aya magambo akomeretsa wavugaga akubabaza, y'ibi bintu bihanda wadushushanyirije. Hari n'ubundi buryo bwa kabiri rero nabwo bukoreshwa mu kuvura ingaruka z'imvugo zikomeretsa tubwirwa n'abandi, icyo bita will of message. Nayo tugiye kugerageza kuyikora, tuyisangire nawe, wige uburyo bwo kwifasha, kandi noneho wige ushobore no kuba wanafasha n'abandi, cyane kuri na volontaire. Na bagenzi bacu badukurikiye babyigireho uko bazajya bafasha abakiriya babagana. Mu bakiriya batugana duhura n'abagiye bahura n'icyo kibazo cy'imvugo zikomeretsa, ndetse binagoye ko umuntu abibonera ibimenyetso. Umuntu arakubabaza akakubaza uri wenyine, muhuriye ahantu mu nzira se, muri kumwe ku ishuri se, muri kumwe mu rugo mu nzu, muri hanze, muhuye mu muhanda, ariko ukazasanga n'ibintu umuntu adashobora kubonera gihamya, kubonera ikintu gifatika, uretse umutima wawe gusa niba uhashengukira ukababara. Nawe rero koresha uburyo wifitemo bwo kwikiza, wibwira amagambo meza, cyangwa se ukoreshe uyu mwitozo bita will of message, aho noneho ukoresha amagambo meza wabwiwe n'abandi, akaba ariyo gufasha. Navuga ngo akakomora hahandi wakomerekejwe n'aya magambo mabi. Ubikora ute rero? Icyo ukora ni iki? Urabanza ugakora akaziga gato wandikamo wowe, jyewe, hanyuma ukazengurutsaho urundi ruziga runini, ukazengurutsaho n'urundi ruziga runini, hanyuma ugatekereza ku bantu bagiye bakubwira amagambo meza yakubatse n'uno munsi ugenderaho. Uca ibyumba muri uru ruziga bitewe n'umubare w'abantu bagiye bakubwira amagambo meza wubakiyeho,
akuyobora n'ubu ugenderaho. Yego. Mu ngero zitandukanye abahanga bagiye baduha, hano murahabona urugero, hariho amagambo yagiye avugwa na papa, twabwiwe na papa, amagambo twabwiwe na mama, amagambo twabwiwe na marume cyangwa se data wacu, amagambo twagiye tubwirwa na ba mama wacu, amagambo twabwiwe na nyogokuru na sogokuru, amagambo twabwiwe n'abarimu bacu. Ubwo biraterwa kuri wowe. Turakora uyu mwitozo, uraza kugerageza kureba abantu mu buzima bakubwiye amagambo meza none umuntu atawubakiraho. Tukaza kubikora rero mu cyo twise umwitozo witwa wheel of message. Iyo n'indi tekinike nanone ifasha mu kuvura ingaruka z'amagambo akomeretsa tubwirwa, psychological violence. Murabizi ko muri bimwe binahungabanya abantu nanone, bituma abantu bagira post traumatic stress disorder, harimo n'ingaruka za violence ziri psychologique. Mbese ubwoko za violence zose, violence zigenda zangiza imikorere y'ubwonko bwacu bikadutera guhungabana. Yego, wheel of message rero nayo ni umwitozo udufasha kugira ngo twivure ingaruka z'amagambo akomeretsa tuba twarabwiwe. Yego, reka tubigereranye tubishyize nko mu Kinyarwanda, turavuga ngo ni ubutumwa butandukanye twahawe n'abandi bantu ariko twubakiyeho tugenderaho n'ubu. Ubutumwa twabwiwe n'abandi abantu twubakiyeho tugenderaho n'ubu. Genzura rero, ubwo urareba abantu bakubwiye amagambo, bakubwiye ubutumwa, ubwo butumwa ubwubakiyeho n'ubu, ukaba ubugenderaho no kugeza ubu. Urajya wandika izina ry'umuntu wabukubwiye, hanyuma uhita wandika ubutumwa bwe hano. Izina ry'umuntu wabukubwiye, wandika ubutumwa bwe hano. Nusanga ibyumba naciye ari bikeya uranabyongera. Umwanya ni uwawe. Urakoze cyane. Niba wumva ntacyo bigutwaye ushobora kunsangiza icyavuye muri uyu mwitozo ukoze mu rwego rwo kuvura izi mvugo zikomeretsa zikubabaza. Yego, mesaje nahawe zimwe zinyubaka, harimo iyo nahawe na papa avuga ko kwiga ari ishingiro rya byose. Ati niwiga ntabwo uzabura ukubaho. Indi mesaje niyo nahawe na mama ambwira ko nta wakoze mu by'ukuri ubura ukwabaho. Igihe cyose ukeneye kubaho ukora, gira icyo ukora. Yewe niyo wakora volontariya ariko ugakora, igihe cyose ukora ntabwo ubura ukubaho. Hanyuma indi mesaje niyo nahawe n'abanyeshuri bagenzi banjye muri kwa kubasobanurira, kubasangiza ubumenyi, bamwe bakambwira bati uri umuhanga.
ndabikunda biranyubaka. Mhm. Hanyuma indi mesaje niyo nahabona nyogokuru ambwira ati gusenga bizakurinda, anshishikariza gukunda gusenga ko ari umugenzo mwiza. Murakoze cyane kubw'uyu mwitozo dukoze. Dukoze imyitozo ibiri muri aka kanya. Wa Wheel of Message wo wahamagawe na Mandara nyuma yo kubona ko hari amagambo akomeretsa wagiye uhura nayo akakubabaza. Yego, iyi myitozo yombi rero irafasha mu guhangana n'ingaruka za violence, guhangana n'ingaruka za violence zitera ihungabana cyangwa post traumatic stress disorder. Ugakoresha Mandara, tugakoresha Wheel of Message, ariko birumvikana tukanakoresha na suggestion nyuma yo kurebera hamwe ibiba ayo magambo biba byadukomerekeje, tugomba kubanza kubireba hanyuma tukavura ingaruka bidufiteho. Wakoze rero kuba wemeye ko dukorana umwitozo kugira ngo bagenzi bacu clinical psychologist aho bari barebe baba bashobora kuba batwigiraho bakiga uko iyi myitozo ikora. Murakoze cyane.